Bakunzi ba Joe Sataya TV turabasuhuje twizere ko umugoroba wanyu umeze neza cyane. Turaje rero kugira ngo tubagezeho update ziri kuvugwa kuri uyu mugoroba, aho iyi update nk'uko bisanzwe mugiye kuyigezwaho nanjye Mr. Joe. Update rero dufite muri aka kanya ni uko Uburundi mu by'ukuri bwamaze kohereza batayo idasanzwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma kandi turaza kuvuga uko M23 iri kwitwara cyangwa se uko iri kugenda isatira umujyi wa Bukavu. Hanyuma kandi turaza kuvuga ko kucyo Kenyatta yatangaje mbere yuko inama izahuza abayobozi ba East African Community ndetse na SADC iteganijwe ku munsi w'ejo iba hari icyo Kenyatta yabivuzeho. Wowe rero tugiye kubana muri iyi update y'aka kanya. Niba waramaze gukora subscribe aho ni byiza cyane, ariko niba utaranayikora igihe ni cyawe cyo kugira ngo ukore subscribe kugira ngo udutere inkunga, ndetse kandi amakuru yacu tugenda tukugezaho ujye uyabonera ku gihe. Turaza gutangira rero iyi update yacu cyangwa se bimwe mu biri kuvugwa, tubabwira ko mu by'ukuri Uburundi bwamaze kohereza batayo idasanzwe, batayo irimo abasirikari barenga 1000 yamaze koherezwa mu gihugu cya Kongo. Amakuru dufite kugeza ubu ngubu nuko iyo batayo yaturutse mu Burundi yambukiye aho bita Gatumba yerekeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tubibutse ko neza ko igihugu cy'u Burundi cyari gifite abasirikari bari hagati y'ibihumbi 8 ndetse n'ibihumbi 10 bari kubarizwa mu gihugu cya Kongo, hakaba hiyongereyeho abandi. Kugeza ubu ngubu umubare mu by'ukuri Burundi bw'abasirikari Burundi bushaka kuba bafite muri Kongo ukaba ibihumbi 12. Nta yindi mpamvu rero Uburundi bwohereje abasirikari bangana gutyo muri Kongo, nuko mu by'ukuri bagomba gukumira M23 kuba yafata umujyi wa Bukavu. M23 nk'uko twatumaze kubivuga mu by'ukuri iriho irasatira gufata umujyi wa Bukavu, ari nayo mpamvu Uburundi bwakajije umurego bwohereza abasirikari badasanzwe kugira ngo bajye kuyikumira, aho mu by'ukuri nk'uko mubizi Uburundi n'ubundi bwagaragaje ko bwifatanije neza ku mugaragaro na leta ya Kongo kurwanya M23. Tukiri aho ngaho rero kw'iryo fatwa ry'umujyi wa Bukavu, ahangaha muri Bukavu naho hari biri kuvugwaho, biravugwa ko abantu benshi batangiye guhunga umujyi wa Bukavu. Mu by'ukuri ngira ngo murabizi yo na hano Igoma mbere yuko bahafata abantu benshi bagiye bamenya amakuru batangira guhunga. Biravugwa rero ko abantu benshi batangiye kubona ko M23 yasatiriye umujyi wa Bukavu batangiye kuzinga utwabo bagahunga, kuko mu by'ukuri yo abasirikare bafari bari gufata umujyi nka gutya haba imirwano idasanzwe, bikaba byatuma hari abasivile bahatakariza ubuzima, akaba ari nayo mpamvu bamwe muri bo batangiye guzinga utwabo bakagenda. N'abacuruzi rero bagiye batandukanye, amaduka ndetse n'ahandi hose hagenda hatangirwa serivisi batangiye guhungisha ibicuruzwa byabo, kuko murabizi neza ko mu by'ukuri twaje tubona amashusho menshi y'abantu biroshye mu maduka y'abantu bagatangira gusahura. Niyo mpamvu abacuruzi bamwe na bamwe batangiye guhungisha ibicuruzwa byabo, bavuga ko cyangwa se birinda ko byasahurwa n'insoresore za profite muri ako kavuyo, kuko umujyi wa Bukavu ugiye gufatwa zigatangira kumenagura amaduka yabo. Si ibyo gusa kandi haravugwa ko abakire ndetse abakire batandukanye bari mu mujyi wa Bukavu, abayobozi ndetse n'abayobozi batandukanye mu nzego zigiye zitandukanye batangiye guhungisha imiryango yabo. Birumvikana ko ahangaha biragaragara ko abakire ndetse n'abayobozi batandukanye batangiye nabo guhungisha imiryango yabo. Ikindi kandi indi nkuru nayo ihari nuko ibigo bikomeye, amashuri ndetse na za kaminuza kuri uyu wa gatanu nabyo byatangiye gusohora amatangazo amenyesha abanyeshuri ndetse n'abatangirwa izo serivisi ko amasomo abaye ahagaze. Bivuze ko bari kubona ko mu by'ukuri umujyi wa Bukavu uri gusatirwa no gufatwa na M23, bakaba batangaje ko mu by'ukuri amasomo ndetse n'izindi serivisi zibaye zihagaze.
Mbibutse ko mu nkuru twabagejeho kare twabagejeho inkuru ivuga ko M23 yikomye MONUSCO, aho yishinja ko MONUSCO mu by'ukuri iri gufata abasirikari benshi ba Wazalendo, FDL ndetse na FARDC, ikabahereza intwaro ndetse n'ibisasu biremereye kugira ngo bajye kubitera cyangwa se bajye kubitera mu basivile, aho mu by'ukuri ku munsi w'ejo hari abasirikare bafashwe na M23 barimo batatu ba FARDC ndetse na babiri ba FDL bari batwaye ibisasu bashaka kubitera mu baturage. Ahangaha kandi tubibutse ko ku munsi w'ejo n'ubundi aribwo indege yo mu bwoko bwa Sukhoi yirabye ahantu mu baturage mu basivile ikabaminjagiramwo amasasu, bakaba ari bamwe bahaburiye ubuzima ndetse harimo n'umwana mutoya. Ikindi kandi twabibutsa nuko mbere yuko Uburundi bwohereza abasirikare muri Kongo n'ubundi na mbere hose batanye gutoza abasirikare bagiye batandukanye barimo abasore kugira ngo bitoze kuba baba abasirikare ndetse babashe koherezwa mu gihugu cya Kongo. Ibi bigaragaza neza kandi bishimangira neza ko Uburundi mu by'ukuri bukomeje umugambi wabwo wo kwifatanya na leta ya Kongo mu kugira ngo bahangane na M23. Nkuko rero nabibabwiye mu makuru cyangwa se mu ncamake zi update, nanababwiye ko Perezida cyangwa se Jomo Kenyatta wigeze uyobora Kenya yasohoye urwandiko aho yavugaga ko muri uru rwandiko hakubiyemo mu by'ukuri bimwe mu bigiye bitandukanye, kuko ngira ngo murabizi ko Jomo Kenyatta yari umwe mu bahuza wari uhagarariye kuba yahuza Kongo, Kinshasa ndetse na M23. Rero hari icyo yatangaje avuga ko mu by'ukuri ibyo bari bavuze byose mbere kera na kare byakabaye byarakunze, ahubwo ko ari Kongo yananije kuba ayo masezerano yakubahirizwa. Akomeza avuga ko ngo iyo bitaba Kongo ibyo byari byemejwe cyangwa se iby'amasezerano yose yari yavuze yari yagarutseho biba byarashyizwe mu bikorwa ndetse byaranakemutse, ariko Kongo yananije ayo masezerano. Kandi bavuga ko mu by'ukuri ikintu bari bemeje, nanone bari bemeze ko hagomba kubaho kuganira kw'imitwe yose yitwaje intwaro iri kubarizwa muri Kongo, ariko ibyo byose bikaba bitarakunze kubera ko mu by'ukuri Kongo yagiye ibishyiramo umuhate mukeya, bigatuma ku kuganira kutabaho. Bari bemeje kandi ko bagomba kwizerana, yaba mu kwizerana bakagira kwizerana, yaba mu guhagarika intambara zigiye zitandukanye, hanyuma ariko ibyo byose nabyo ntago byagezweho. Jomo Kenyatta akomeza avuga ko byari byatangiye gutanga umusaruro cyangwa se ibyo byemezo byari byafashwe byatangiye gutanga umusaruro, ariko bikaza kurangira bidakomeje gukurikizwa, kuko ikigaragaza ko byari byatangiye gutanga umusaruro nuko M23 yari yatangiye cyangwa se yari yamaze kurekura ibice yari yafashe, ndetse yizera ko igiye gutangira inzira y'ibiganiro, ariko ibyo byose biza kuburizwamo kubera ko ibyo yari yasezeranijwe byose bitakunze. Ikindi kandi cyatumye ibi biganiro byari byafashwe bitagerwaho mu byo Jomo Kenyatta yatangaje, nuko yavuze ko mu by'ukuri Felix Tshisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yanengaga abayobozi bagize ako kanama ndetse akavuga ko babugamiye ku Rwanda. Ngira ngo rero ibi byose nibyo Jomo Kenyatta yatangaje mbere yuko inama iteganijwe ku munsi w'ejo, inama izahuza EAC ndetse na SADC izaba. Ngira ngo ibi ngibi yabitangaje kugira ngo mu by'ukuri iyo nama ninaba izagire byinshi cyangwa se izagire ibyo irebaho kuri ibi ngibi byari byaragiye biganirwaho na mbere. Mbibutse ko inama iri ku munsi w'ejo, ndetse abayobozi bamwe na bamwe bakaba barimo abaminisitiri ndetse n'abakuru b'ibihugu bakaba batangiye kugenda bagera muri Tanzania, aho inama izabera. Bikaba biteganijwe ko n'abaperezida b'ibihugu bitandukanye bazitabira iriya nama ejo ku munsi w'ejo nabo bazaba bageze muri Tanzania. Nk'uko twabibabwiye, tukaba tuzabagezaho mu by'ukuri ibyavugiwe muri iyi nama ndetse n'imyanzuro yafashwe.
Reka tubashimire rero mwe mwari mukurikiye Jo Satire TV, twizere ko mumeze neza. Iyi ya update y'umugoroba, twizere ko aho muri murakomeza kugira ibihe byiza kandi mukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Indi sango y'ibiganiro byacu ni mu masaha ari imbere, kuko twebwe icyo tugamije ni ukugira ngo tujye tubagezaho amakuru ku gihe kandi amakuru yizewe. Reka njye mbashimire rero, njye mwabanye ni Mr. Jo, nizere ko turaza gusubira mu bindi biganiro byacu biri imbere, aho tuzaza kugenda